se ibiti by'iyi minsi nabyo bisigaye bihinduka abantu nk'uko byaramo cyangwa ne nasaza hari akomereza abantu ndakibonye pastor ndakibonye ukabyara ni igiki weje kukikwereka pastor ndakibonye mana kivuga none kutaza ngo tugende ukinyereka ndakibonye kivuga ni igiki ubonye igiki tache daimoni ariko tache daimoni kiri ikihe kinyereke tugende ukinyereke pastor ndakibonye tugende ukinyereke tugikubita inyundo y'ijambo ry'Imana mu mutwe tukimene ndakibonye tugende ukinyereke kirihe nyine tugende ukinyereke tugikubita inyundo byagenze gute ko mbona wahabye wa mugabo byagenze bite mubaye iki mbwira hari imbaraga y'Imana ibohora nuba ufite n'ikibazo ndagusengera ibyo bintu uri kumbwira n'ibiki ntabwo ndi kubisobanukirwa neza tugende twicare hariya ubimbwire mbyumve neza niba hari icyo ndagufasha ngufashe mu izina ryande mu izina rya Yesu ngaho mbwira inkuru yose yuko byagenze y'icyo kintu wabonye mbwira guteze yombi ngaho mbwira se pastor ni umukozi w'Imana hope yambwiraga buriya ni wowe mwana yego ninjye yakubwiye ndimo imbaraga z'Imana nyinshi Imana isumba byose na hose na kose pastor mu minsi ishize hari umukobwa w'inshuti yanjye twe tuziranye ngiye kumusuhuza neza itahinduka ibyo yamaye nka rwese mbi inzoka nzima cyangwa inzoka yapfuye mpaye nka data pastor inzoka iri kugenda no mu butaka neza nzima kandi yadanje kabisa yadanje pastor ni ngubwo ngo yadanje umva ngo ni yadanje ko numva ibyo bintu bidasanzwe genyi umuntu ahinduka inzoka zingo pastor zingo byakurikiye ngiye kwirebera ishimbo byanjye ukuntu bimeze nongera mpura nawe niba ari urudayimoni ahwira si unagwita urudayimoni agwita ikidayimoni man bro urudayimoni runini byadanje tugiye turahura ahubwo ibyo bintu byose mbona ndabirota umutima wanjye na namahoro mfite pe nayo ntabwo nakubesha rero wa muhungu haryo wambwiye ko ari we witwa Manudi yego ndi Manudi rero wa muhungu abantu benshi bahura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo binakomeye byaba binakomeye kuruta ibyawe ariko bagahumurizwa n'ijambo ry'Imana hamwe no kubasengera none se ibyo nabigezweho n'iki gusenga no gusoma ijambo ry'Imana Bibiliya ijambo ry'Imana biri mu bintu byagufasha senga pastor nasenga ako na Bibiliya ngira kabisa birangira umva rero ngiye kuguha Bibiliya ijambo ry'Imana izajya igufasha gukubita iyo myuka mibi mu izina ryanjye mu izina rya Yesu kandi igihe ugiye kuryama uzajya urarana no kumusega dore ngiye gaho yime none iyo Bibiliya nzajya nyifatishisha mu gihe nafashwe n'imyuka mibi apo se pastor kugiye kwimana yindi ufitera igiye kuyiguha uzajya uyisoma kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe harimo amagambo yirukana imyuka mibi n'abadayimoni bagahunga mu izina rya Yesu Bibiliya ndazifite ntugire ikibazo mfite akabati kuzuye Bibiliya zo gufasha abantu nkamwe nzakuzana n'igitabo cy'indirimbo mukabyara aya bizamfasha ikira sawa usigiye iryo jambo uzajya urisoma kandi ziko rizagufasha sawa pastor aya
ubu tugiye guhangana noneho tugiye guhangana mu izina rya Yesu umva utwe ndarumena ndagaswe